kabari ubusanga ubusore nka sa butonze umurongo ubwo hari n'ubundi buri DM buri kwandika ubwo kuri WhatsApp ubwo hehe nago nabivamo ngiye n'aba Instagram babansajeje n'abahe bakansaza ubu nafata umwanya wo kujya noneho kuba wumva ko uri umusore utegereje umukobwa cyangwa se amafaranga ava mu mugore reka mbanze nkubwire ngo ubuzima bwawe urimo kubushyira ahantu habi hagasuzuguro kuko niba ndi umukobwa nzi ko nashatse ubuzima bwanjye nkiyubaka ukaba nawe uri umuhungu uri kubaka umubiri aho kugira ngo wubake ejo hazaza hawe ukaza ugiye ngo kundongora donc nta nubwo wowe uje kundongora ninjye ugiye kukurongora oshya gusuzugurwa by'indengakamere gufatwa nk'umurizo birenze umurizo w'ihene cyangwa arya nihe nyamaswa igira umurizo muremure uretse gufatwa nk'umurizo w'ishavari umusore uri gukora umubiri aho gukorera amafaranga umusore uri guteganya ko uzashakwa n'abadiaspora ngo baguhereze amafaranga abadiaspora kazi ngo baguhereze amafaranga ko wakoze umubiri itegure gufatwa nk'umurizo w'ishavari ntabwo uzigera wubahwa n'iri na rimwe kuko uwo mukobwa nawe nta kindi kintu azaba agukeneyeho icyo yakubonyeho ni icyo ufite n'uwo mubiri wonyine nshuti zanjye muharaniye kuba imitwe mureke kuba imirizo ariko oya Makaca ntabwo yakundanye na Nyamba umuntu ngenzi Makaca yakundanye nawe ni DJ Cyusa niyo muntu nzi yakundanye na Makaca pe umana nibwo nari mbonye deep kisses ziri muri filime nyarwanda bari filime ngahore ngo deep izo ni zejo bundi iyo filime ni ejo bundi uri kuvuga nyibwira kuri ako ka video ni Mi Amor ni filime yitwa Mi Amor yande yo kwa Patino sha filime ndayikunda pe ndagusuje cyane mwifurije ibihe byiza kugubwa neza cyane ndetse n'ibindi byose Nyagasani atanga ubwo nabari ku isi naho twese tuzataha ndi kumwe no mu minsi yitwa Gihozo ngenda muzi Giho karibu kuri Iris TV murakoze cyane meze neza meze bon sana akurasana bike noneho yego sha mva nkubwire ba bantu babeshyaga nawe kugukwa byagorana kandi ari byo bintu byonyine byoroshye gute biroroshye pe ni ukumvikana gusa ubundi ibintu bikagenda neza kumvikana ubwo byasaba iki byasaba nyine ubumwe gushyira hamwe nyine no guhuza imitima imibiri kure imitima hafi aho imibiri tukaba tuyishyize ku ruhande se hakaza imitima uraseka nkaho ntabyizeye nawe ntabwo ubyizeye ugereranyije nk'amafaranga ngahe umuntu yagukwa nta giciro kibaho gika umuntu nta nubwo wabona amafaranga uguze umuntu ngewe biriya bintu rega mbifata nk'aho burimo kugura umuntu iyo hajeho ngo ubona ari igiciro ngo cyangwa ubona ari amafaranga ngahe ngo bagukwa umuntu wabyaye umwana w'Imana igiciro we ntabwo wamwafoldinga ntibibaho oya ahubwo habaho kuvuga ngo ni agashimwe kaba gahagaze angahe ntabwo kaba gahagaze ahubwo avuga ngo ako gashimwe nawe ubwawe uratekereza ukareba umuntu ukareba background yiwe ukavuga ati reka nanjye njyemo nawe ukajyamo nyine wishoboye Emile nzamubwira azane nk'eshatu muhungu ki se sha muhungu ki ko byananiranye muhungu ki giyo ngo bimeze bitese meze neza cyane fresh nari mo nganira n'umuntu ejo bundi ariko mbwira ati ariko wanyeretse Gihozo yumvaga nkuvuga ati se ko mbona muha Instagram handle yawe ni Miss Independent niba ari 2017 ati se uyu mu minsi iri rushanwa rigiye mu ryari yiho ku cy'abantu ariko batabyemera abatabyemeraga n'abatabizi ariko ababizi bo barabizi irizi waririzi Nese ndinde wo kujya kubikwemeza mu gihe utabizi utarabyemera ababizi barabizi amarushanwa kwitabira byatsabaga iki sinzi ukuntu nabikubwiramo gusa reka nkwereze usobanuyemo gatoya
yari amarushanwa ashingiye kuri bagendaga ku bihugu donc bafashe ibihugu bya Afurika so bagenderaga ku bintu bigize like nka kuno tuvuga ngo abakerarugendo hano mu Rwanda ikintu cyitwa ubukerarugendo nicyo kintu gishyize imbere so bo ikintu bashakaga abana b'abakobwa bakiri batoya kubateza imbere donc ni ukubafasha kugira ngo bo ubwabo biteze imbere kandi banaguke mu bintu bijyanye n'imishinga donc nyine intumbero yabo yari yo gufasha abana bo muri Afurika b'abakobwa ariko bakiri munsi y'imyaka 20 yego ya byari uko bafata ibihugu bya Afurika uko mubize ari bingahe barabifata n'u Rwanda rwari rurimo Burundi Uganda Tanzania na Congo na Kenya donc byabereye online ntago ari ibintu byabereye nyine ntago byabereye nka kwa kundi ama boot camp n'ibiki oya ariko boot camp zo zabereye inanga zabereye hano muri Serena yego byabereye online gutora biba online twara abantu barenga igihumbi b'abakobwa pe barenga mana bari benshi n'abanyarwanda bari barimo yes hari harimo n'abanyarwanda benshi ariko kuko byamenyerewe ko icyo gihe nakoraga ibintu by'imideli byamenywe n'abantu bakoraga fashion ntago rero umuntu wari uri usanzwe nyine yapfuye kumenya ayo mahirwe so bahereye ku bantu bakoraga ibintu by'imideli icyo gihe nabwo nakoraga ibintu bya fashion n'iki so mbona amahirwe n'ubundi ko n'umuyobozi akubwira ati se ko mbona ibi ngibi ubimerita nta kuntu wagira abataragira nanjye ndiyandikisha online njyewe naniyandikisha nta na gahunda mfite nta n'umushinga nari mfite mu mutwe mfite vie wanjye rero utekereza kure anyigira umushinga umeze neza muri Kigali wabashije no gutsinda kabisa ndanamushimira namushimira ni imfura cyane anyigira umushinga igihe cyo kuproposa nyine turawutanga nabwo twavugaga online twakoreraga ama video usobanura umushinga wawe icyo wamarira igihugu cyawe nawe ubwawe icyo wagufasha muri rusange n'icyo wafasha isi muri rusange so nari mfite projet nziza cyane ishingiye ku bintu bijyanye na nature ya byari ibyo yego so amarushanwa arakorwa baratoranya sinigize menya ngo abandi bari mu Rwanda n'ibande babigiyemo nge nayo nitaye no kubyo nari nkeneye yego gusa harimo abarundi kazi benshi kurusha abanyarwanda kazi so amarushanwa yarabaye duratoranwa baza gufata kujya kutwe twe tukiri abana no kugira ngo baduhereze amatike icyo gihe none na passport ngiye nagiraga ngiye natangiye kugira passport 2019 gutyo na passport nagiraga no kubyumvisha ababyeyi nyine imyaka bahita bumva ko ntago babyumvaga neza ariko papa yaranshyigikiye by the way yaranshyigikiye baranabyoroshya bahita boroshya ko aba Uganda Burundi n'u Rwanda tuzahurira hano mu Rwanda tugahurira hamwe and then ibisigaye tukabikora hano mu Rwanda so nubundi hari gutangwa amanota ibintu byose bari kugenderaho nari mbyujuje projet yanjye yari imeze neza tuza guhatanira hano muri Serena mbere yuko dutangira ibyo byo guhatana habanje kuba byo bya bootcamp kwitegura imyambarire urumva byinshi byari bimeze nka fashion nubundi yego so abategura nka bino amafashion bikunda kugenda murabizi byari bimeze nka kuriya nyine bagatanga n'ibihembo ku bantu bagaragaje imyambarire myiza ariho haza muri iki cyiciro cyacu cyo guhemba abana nyine bafite projet nziza b'abakobwa so habaye ibyumweru 2 byo imbere yo kugira ngo batange nyine ibihembo habaye ibyumweru byo kwitegura byo gukora amakatwaka gutegura ibitabo byacu nyine urumva yes ukabiproject ukabyerekana ukuvuga umushinga wawe uzamarira abantu ibiki n'ibiki kwereka abantu ibintu nk'ibyo n'abantu bazatunganya uruhu rwawe nabo bahari urumva ibyumweru 2 byose turi mu myiteguro so muri iyo myiteguro y'ibyumweru 2 rero umva ngiye projet yanjye nari nsa nkaho mfite 98% ariko 100% bari bakeneye nari mfite umwana wo mu Burundi kazi yitwa Ornera yagiye mu Bufaransa uwo mwana ibice yandushagaho naricaraga nkibaza se ikintu ari kundusha ni igiki ariko icyo gihe ababyeyi be ntago bigize bamukundira ko azana mu Rwanda ntago byari byoroshye rabizi kiragiye i Burundi za 2015 urabizi ibintu byari byarabaye i Burundi 2017 byari bitarajya ku murongo neza abenshi baranahungiye mu Rwanda abenshi baranahunze urumva no famille yiwe bamwangira kwitaza mu myiteguro urumva niwe muntu nansaga nkaho mpanganye nawe niki igihe cyo kwitegura ntigize aboneka kwerekana igitabo cye ntigize aboneka urumva nyine imyiteguro se ntagize aboneka so mu rwego rwo kugira ngo rero boroshye ibintu ndapresenta umushinga wanjye ibintu byose nari mbirimo meze fresh mfunzemo boku birangira n'ubundi nyine
ikamba ryitahiye Kigali ikamba n'ubundi ritwawe nanjye bahita bameza n'iry'ibihugu bibiri ahubwo Burundi n'u Rwanda mba ndabitsindiye Jean nuko byagenze mwari muri ariko murakoze uri Miss w'ibihugu bibiri ya cyane Gihozo ntusanzwe none se Giho kuba wari ukiri mutoya 2017 ibyo ari byo byose umuntu akureba hano kuri kamera arabona usubira inyuma y'imyaka yindi 7 se kuye cyumva ngo ibi bintu mwana urumva wari ukiri mutoya abantu babyakiriye gute ndavuga ubwo generation yawe yaba muri quartier bo mwakuranye abakubonaga ubaye Miss w'ibihugu bibiri umva namashagaga nawe yariyongerewe wari ukiri muto oya agasa n'umuhungu wagutinyukaga ahubwo suninyitse gute gutu ntinyuka ubundi nanjye ubu se ubwo bwenge ko nimuragira n'isoni muranatinyuka koko ukaninyuka havi oya icyo gihe nta mashagaga nari mfite nari ndi umuntu usanzwe uretse ko nyine nkuko wabivuze ko hari abantu benshi batabizi ntago byigize bijya mu itangazamakuru cyane kuko byari ibintu urumva n'amafashion uko yabaye ntago agari ngombwa ko abanyamakuru bose babimenya kandi none bari n'abanyamahanga ntago bari bafite kuza kwinvestinga mu banyamakuru ngo babahereze ka kitu kidogo kandi nawe urabizi kuri abanyamakuru tubayeho ubuzima ni kila kitu pesa urumva rero hatabayeho kwishyurwa nta munyamakuru waza mu bintu byawe iyo nkuru ntago nayitangaza sibyo mbabwira rero mu gihe ntago rero bari bashingiye mu bintu byo kugira ngo abantu babimenye bari bafite icyo bashaka ngiye nta mashagaga nari mfite even ubu ntayo mfite n'ibintu bisanzwe kandi bivugiye ko nta muntu wagutinyuka ho yari ugutinyuka bidafite indero ntago uko rero iyo watinyutse ufite ibindi bintu byatumye utinyuka ngo hino witonze uri umuntu wa nyawe pana ibintu byo kwimaramo ubwoba ngo ndatinyutse ngo ufite ubwoba ko Gihozo ngo namutwaye nta bintu byo kuntinyuka ariko utinyutse gute umuntu ese wundi Giho umuhungu wikundira undi abameze ate harya buri wundi ndakunda ese wundi ugira urukundo oya urukundo rwunda rufite ku bwinshi cyane ariko ubu ngubu ntago nkikunda negereje umuntu tuzabana ubu ntago nkikunda negereje umuntu nzakunda turi kubana mu rugo yabameze ate hazaba ari umuntu usanzwe normal nka tonalite wamukunda kuki wumva neranya n'inshuti oya kuki wumva ibi bintu bimukumariye iki muri societe nyarwanda ndavuga nka batatu uhite mbwira twumve nka tonalite yaba musaza wanjye agumwakunda niko urumva nka tonalite ateye nk'inda umwana we namurera ariko ntago yayigutera oya kuntera byo ni ibindi bindi ese Gihobura nk'umuntu aguteye indabyo we byagenda bite ntayibyara umwana ni umugisha ngiye nkunda abana ntacyo byakwangiza muri reputation muri famille famille izari famille yanga umwana ni umugisha kandi nanjye nkunda abana pe cyane ahubwo avuga ngo nta kintu byakangiza muri kariyeri yanjye n'ibyifuzo byanjye ahubwo aho ngaho ko nanjye naba nemeye ko iyo ndimfata rega buriya abakobwa twemera none urasetsa utabanje mbabarira ndatuma nigira nkagira oya vuga nta kibazo tuganiriza abantu urumva buriya nta muntu ushobora kugutera inda utabishatse ntago bibaho uri umukobwa w'umusirimu buriya abakobwa benshi b'abasirimu babyara babiteganyije ari ibintu bashaka bibarimo kandi bagaterwa inda n'umuntu bashaka nta muntu apfa kugupfubirana ngo ayigutera ntibishoboka ayigupfubiranyije atariko uri umuntu uzi ubwenge noneho itushyira wavukiye i Kigali ego baguteye inda batariko nkabona mutabyara maye se bakobwa ki niko bakobwa ki se sha bakobwa ki karakandari gusa ntago byoroshye gufata umukobwa w'umusirimu uretse no kuba umusirimu ufite intego kugira ngo ujye gutwita biraho bisanzwe utatekereje byagutse rwose nta bwenge uba ufite ntago mbatutse ariko ku mukobwa uzi ikintu ashaka kubyara ni umugisha yego ariko nanone guhita uhubuka ibintu utapanze utapuraninze ngo uyu mwana azabaho gute ese nyuma yo kumutwita ngewe nyina w'umwana nzaba mbayeho gute ntago ari ibintu byiza ntago ari ibintu nakipfuriza buri mukobwa wese gusa kubyara ni byiza ni umugisha umubonye uba ugomba kumurera nyine kuko uba waramutwise umushaka abatwita batabishaka nabo si ku bwawe nyine ariko byibuze
umuntu nkanjye ujijutse ntago natwarinda ngo njye kuvuga ngo umuntu ayintiye nabishaka ngo yaramfatiranye. Iramutse igiyemo wabigenza utese akakwihakana. Urumva mbere na mbere yo kujya kwemera ko ijyamo hari icyo mba nakubonyemo. Inyize Iyo nda. Yego. Kuko niyo uvuze mwari muri ariko iyo nda kugira ngo uzemere kuyitwita Mana yo mwijuru niko yayisarenda. navugaga aramutse abyanze ati reka da ati jewe sinjye nyine ubyara wabigenza ute? Kandi wenda mbere yakubwiraga ati sheri konte ngiyi byose wabibonye ko mumeze neza, financially muhagaze fresh, urugo ruhire narwo muzarugira, ariko we yaje kuri target yo kumenya ariko gihozo ubundi ko bavuga ko wenda niryoheye niyo mubona n'inyuma kuri kamera nuko wajya kweseye akaba guteye inda akakwihakana. Nanjye gihozo nkaba ndahangaha ku bwenge mfite amashuri nize nayo nkiga, nanjye nkifata, nanjye nkakwemerera ukayintera, nkakwemerera kuko njye ntago wanera inda ntakwemereye, nkakwemerera ukayintera, hanyuma ukanyihakana. Ntekereje neza cyane nkatekereza gatatu, ngiye kuntera inda ukanyihakana nta kibazo n'iki na kimwe nagira. Ku myaka mfite ubu ngubu aho maze kugera nta kibazo na kimwe nagira, kuko kuri njyewe ntago ndi bwita ku bandi. Njyewe niba nshobora kurera umwana ntabyaye, uwo nabyaye ntago nanira kumurera. Ahubwo wowe wa musore we uramutse umunsi wanyihakanaho ko iyo nda atari yawe, nibwo buzima bwawe bwose wazahora wicuza impamvu wihakana. Wamuroga gusa ibi ni iki? Oya yakwicuza ati ubuzima bwe bwose asigaje. Ni ukuri kw'Imana wakicuza, kuko kwihakana amaraso yawe. Kuko buriya abakobwa nitwe tuba tuzi base b'abana. Niba umukobwa akubwiye ngo nagiye kujya ku ruhande ko hari abakobwa b'iyi minsi basigaye bakora projet zo kubyara, ibyo nabyo nsigaye nirirwa mbibona kuri iyi mihanda. Ugasanga umukobwa afite projet yo kubyara, niyo projet yiwe kubyarira abantu. Yes, akaba yanakugereka abayinda akaza mukaryamana na runaka akajyana, ariko akabaza uwamuteye inda. Abo ni abakobwa b'i Kigali bazi ubwenge. Nkajya ntanga indezo cyane muri nka 5, umwe akaba ashinzwe kwishyura inzu, undi ishuri ry'umwana, undi akaba ashinzwe transport, undi akaba ashinzwe buri nshuti yanjye. Ukabura aho ngaho papa ntuza wishyura inzu, ariko akajya nsubizaho nta mahwa bazi. None se ubundi abagushaka hiki si karibu se nawe se sibyo ubushaka? Yego ye mu ndangire se nibyarire uraha ufite abanje ukabarera ufite abana beza abanje ukarera barushaka. Abakobwa b'i Kigali nta mikino nshuti yanjye, abakobwa b'i Kigali nta mikino. Ariko numva kubyara biteye ubwo, ariko kubyara muri kino gihe ngewe unhinduka nyihakana, njye nta kibazo nagira habe n'iki na kimwe, kuko umunsi uzafata decision yo kubyara bavuga ngo decision ndayifashe, nzabyara. Nuramuka unanyihakanye nzakwihorera. Umuntu bita Ketchup yarabyaye ahita abyara 3, biyongera ku wundi yari afite ngo si 4, kandi abo bana bakazira umwaka umwe, kandi bazongera nabyare we azongera atekereza no kubyara. Yesu we ariko ari ahantu Imana igwa umugisha ukibyarira abana 3 cyangwa 4 incuro imwe, ingunga imwe bose, hari kibazo? Nubwo navuze ko abana ari umugisha, ariko bazera imwe gutyo kereka abana bafite umugabo w'umukireda uzabasha kubitaho. Ariko nifite umuhungu wanjye uri gushakisha kantera ingunga y'abana 4, umuhungu nka Emily ukishakishiriza ibiceri, ntago ari umusaraba yego kurera abana, ariko ahubwo Ketchup ni amabuye, arakomeye n'umugabo arakomeye, kandi agiye gusubirayo ubwo nta mahanga. Oya gusa umugabo yawe ari gutekereza ibiki? Basi babanze barere ziriya mpanga. Ese niba afite cano? Murakoze kandi koko akoze cano buriya atunga abana 4 3 bakiga Green Hills ahubwo. Imana yanjye, ariko umutipe yaba afite ikofi, umutipe yaba afite ikofi ko umuntu ushobora gushora mu miliyoni mani ni amamiliyoni pe, ubwo kugihembwe ni 400. Ngaho nyumvira abana 3 udashyizemo bisi. Yesu we umwaka ushobora gukoresha nka miliyari imwe. Iyo mibare we aho ngaho harimo ibibanza nka 3 kandi byabyara umusaruro mu gihe kitarengeje nk'imyaka 2 bikavamo amafaranga menshi. Ayo mafaranga ntago ngiye natanga mu reka mukurera. Oya
kandi uri kwagura famiye sha ubuse ko twebwe twagutse twebwe zo miliyoni bazidutanzeho sha byihorere niko Giho uvuze ku kantu k'ibibanza mpita nibuka hari inkuru nabonye ku nyarwanda.com bakwanditseho ko wubatse ikizu cyiza cyane inkuru ni ya kera nyine maze igihe ubu zimaze kuba zingahe oya ni imwe cyafite inzu imwe kandi iriya nzu wayubatse utaraba Miss Independent oya ahubwo nawe yubatse nyuma uvuyemo rega n'ubukamba ntago ndaritanga ariko uyu nguyu ngo mvahe ndava njyaye none se ndacyari fite ndumva umeze nka Muheta imyaka 10 yari yarangira uzi ko Muheta amaze imyaka harya si ni nagikomeje kijambaye si 2022 se ni ibiri yaje nyuma ya tugiye kujya mu wa gatatu imyaka 2 ari kuri mwana niyo mwana uri mwana ariko bamusange bamuganiriza ashobora kuba afite depression yiheze ariko uzuwe ikamba mani imyaka ingahe none nabino bisore biri hanze hangana utwakayifitiye ari abantu nigeze kujya ndamubona wamubonye ameze ate abahungu bari hanze hangana se shaba baboroheye ngo kwambara ngikamba imyaka igeze muri 3 ngo byagutera depression kubera ko mwese muri kumushyiraho depression kandi nyine ikomeye kubera ko mu Rwanda iri kamba ni ikamba nyine rigushyira kuri pressure ubaho ubuzima butandukanye n'ubwo abandi bantu bwa gistari ubaho mu buzima bwa gistari ukabaho mu buzima bwo gukora ibindi bintu abantu batagomba donc niba ngewe nshobora kuzanga ngafata akamoto binyoreye mvuye hano hepfo ngafata akamoto uri misi se wabitekereza ngo none gifite n'ikamba none ego waraciye mu bintu nka biriya none bya happiness igihugu cyose kikuzi mu bintu bya happiness wowe ukifata ukava hano hepfo na moto ngo ndaje ahangaha baguseke rubanda bakubona ufite happiness ntibishoboka ntabwo bikunda none se giho kugifite wowe ikamba kandi ukaba wirekura reka ngiye biratandukanye n'ibya Miss Rwanda biratandukanye twebwe ni independent bisobanura iki twebwe rwose nta wigenga none apana ngo kuba Miss ngo w'igihugu ngo ugiye kugendera ku mategeko ngamwe namwe twebwe na mategeko akugenga ariko buri yubaye Miss hari ibintu usububujijwe gukora gawe uririmita kugira ibyo ukora kubera nyine rya zina rikuriho rya zina baguhaye niryo bwaryo rikurimita nta kintu kimwe ntekereza ko bakurimita gukora ubu uri umuntu nk'abandi uva amaraso nk'abandi ubujya Samuel nk'abandi nta kintu kimwe bakurimita ahubwo rya zina baguhaye wowe ubwawe rirakurimita ese bibaye ngombwa giho ko usimbura Muheto hano nawe uracyari muto reka wabyakira ute shange reka nkubwize ukuri bre nitabira independent 2018 nari mfite ubushobozi nari mfite yewe n'ikintu cyatuma nyine ngira imbaraga zo kujya muri Miss Rwanda ariko nkumva nyine ntago ari ibintu biri kunkurura kuko nari mfite abashuti banjye benshi babigiyemo banabirimo banakibyitabira banagifite n'igitekerezo cyabyo bakanambwira ngo why wowe utajyamo ariko ngiye nkabona wapi ngiye n'isahani yakongera ikagaruka ntago ibyo bintu nabitekereza kujyamo si n'inzozi zanjye rwose barabana nabonye bahura n'ibibazo bahura n'ibibazo mana nyagasani buryo nawe wagize ubwoba koko ngewe ukumva nuko nguko ngira n'ubwoba bw'abagabo nitinyira abagabo nibyo none nurangiza ujya gushyiraho none no kumpereza ikamba ngewe nahita nsara ngewe nahita nsara pe bisi byanga ndabyanga ngewe nitinyira abagabo kandi aba bana bahura n'abagabo we babarira bameze nk'urukiko shana ukuri ahantu aba ari honyine mu kabari ubu usanga ubusore nka sa butonze umurongo ubwo hari n'ubundi buri DM buri kwandika ubwo kuri WhatsApp ubwo hehe ntago nabivamo ngewe n'aba Instagram babansajeje n'abahe bakansaza ubu nafata umwanya wo kujya none ufite ikamba none nifite na indi ego wajya ubafata ku ngufu oya ntago kubera mbatinya ako gihozo batinya abagabo ndabatinya nuko rese ubu nabageze imyaka nararongorwa nuko ntinya abagabo nese ubundi ufite imyaka myinshi oya ntago ari myinshi ariko ndakuze ndezi ukuzemo ku buryo ubu ngubu umusore wagiriye rekwa ritambutsa kandi mbona mbibabwira ngewe ibintu byo kuzumbwira ngo dukundane ntago mfite umwanya wo gukundana ntago wabyemera gukundana za nibiki oya nta mwanya mfite none se ko couples za kera cyangwa se inkundo zabagaho habaga ari kakanya ko guteretana mugahana time
ese ugasanga urukundo rurogeye nyine mumaranye imyaka nk'icumi mukongera mukikorera n'ubukwe bigakomeza none wowe ngo gukundana ntubikozwe uriya mwanya rero tuba turi guta mu buryo bwo gukundana tumara imyaka 3 iyo myaka 3 twaba twabyayemo umwana ari gukura turimo gushaka ibindi bintu biduteza imbere ibyo bintu byo kujya kumenyana tuvuge nk'urugero nkundanye n'umuhungu umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 ngo turi kwigana ngo turi kumenyana tuzarinda dutandukana utaramenya umuntu yashatse kumumenya yashatse no kutamumenya ni ibintu bishoboka byose mu gihe kikabera kimwe kandi ngewe nk'ubu nashatse kumenya naguhereza ibintu ugomba kumenyaho ibindi ntumenye kandi niko n'abantu tumeze ibindi ukirwariza uvumbura ibyo uvumbura ibyo birakureba nashatse ko nyine mwirekurira wese ukamenya ngo ivi na ivi ABCD ibyo rwose wabimenya ariko si inguni zose akazimenya uyu mwanya nago dufite ku myaka umuntu abagezemo sibyo nago tugifite imyaka yo kumenya ngo se ngo gihozo ngabaye mu buhe buzima niba uje nkakubwa ngo ngende umushabitsi kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru mba ndi muri ibi nibi menya ko ndi gushaka ubuzima niba nawe uri umusore uri gushaka ubuzima ngo ino dufatanye gushaka ubuzima ibyo kujya kumbwa ngo reka tubanze ngo turebe ibiki waje tukabana ibiri turebe tukazabirebera mu rugo ariko ako kantu ni sawa giho nagugoye bana nje nagongoye hagugoye ahubwo kwino twibanire twikorera ababebe babe bakura tunahasalinga dushakira dukomeza dushaka izo miliyoni wawe ukwiye kujya kunaho mu myaka 3 zahana tuguremo ikibanza urumva tube dukora projet yo kucyubaka cyaze tuzakigurisha cyangwa tuzanakigurishe niki ibintu byo kujya gutwara imyaka 3 ngaho uransohokanye turi 100 ejo tugiye muri babarira akubanza dusura umwana mwiza yese giho karame cyamaye ese ubundi uri kuryoshya ukora iki mu buzima busanzwe ni kuvuga ngo iyo utari mu gushabika mu kazi ukora iki soma bibiliya ugiye kubihuza na theologiya numvise kuri wowe ngiye nibwo buzima bwanjye nuhe murongo ugufasha muri bibiliya umurongo umfasha muri bibiliya ni muri Matayo 7 gose havuga gute ibintu byo gushakana nyine ibintu byo gushakana nkajya n'undi murongo uryohera ukanryohera cyane ni umurongo Paulo yari arimo kubwira abakorinto naho ni muri 7 ari kubwira abakorinto ati biba byiza gushaka ariko none bikaba byiza kubireka none se ubwo biba byiza gushaka ndetse bikaba byiza cyane cyane kubireka kubyihorera buriya Paulo ibintu Paulo agiye avuga ubundi igihe biramfasha giho wari uri kumbwira ko Paulo yanditse ko gushaka ari byiza ariko kudashaka biruta nanjye mpita nibaza ntigiho ubundi gushaka ubona bimaze iki bona gushaka n'ubundi ari ubundi ku ruhande rwanjye bino bintu twirirwa tuvuga ngo gushaka ngo nukujya mu masezerano ngo ukajya gusezerana n'umuntu mu murenge kuri njye ntabwo mbona ari ibintu nyine yego ni umuco mwiza kugira ngo nyine ushimishe ababyeyi bakubyaye ndetse ube na safe mu buryo bwo kugira ngo bane n'umuntu nyine wumva ko nyine muri kumwe ariko ngewe buri isezerano rya mbere mpamenya ni isezerano wagiranye n'umuntu nyine ryo ku mutima ku mitima yanyu mukajyana isezerano ati ngewe sinzakora ibi sinzaguye mu cyasi nzagira gutya icyo ni kimwe hanyuma nagera ku byo kubana ikintu bimariye abantu cyangwa se ikintu bitumariye none muri Bibiliya bivugwa neza ko Imana yaremye umugabo kabona atagomba kubaho wenyine kamuremera umufasha mbona ko gushaka nyine ari kugira ngo umufashanye mwagura umuryango nubwo buryo ngewe mbyumvamo ni ukwagura umuryango ariko abiyi minsi gushaka dusigaye tubifata nk'aho ari projet hari business ni business nukujya gushaka umuntu cyangwa gushakana n'umuntu wabanje gutekereza ngo ese uyu muntu afite iki ngewe mfite iki ese nitubana tuzagera kuki aho ngaho ibintu byo kwagura umuryango no gufashanya mwabishyize ahandi hantu nsigaye mbona muri iyi minsi ari projet kuruta uko bavuga ngo ni umuhango kugira ngo tubyare twororoke twuzure isi nk'uko biri bivuga muri ino kino gihe nyine ni projet ni business ariko se
Giho hari umuntu urabona nkanjye ubundi singo ariko hari umuntu wambwiye ati Blaze ati wori gisaza cunga ya couple imeze nabi irangaye wijombemo nawe wegire undi wa gatatu kandi uzabona urukundo bitakuruhisha. Giho byakirute aho ngaho uretse ko uwisha ataririrwa uretse kuba wiyahuye niyo upfuye nubona abagushyingura aho no ku rugero rumwe. Yego. Ikindi kintu nakubwira kuri rwose inshuti yanjye niba uri wa muntu uri guteganya ngo ngiye gushaka couple ijagaraye ngo mite nicokamo ubwo buzima usanze bujagaraye ntago n'undi uzabuje kubushyira ku murongo ahubwo uzabuje kwijagaraza ukubye uri double. Icyiza nuko wategereza ibyawe inkoni hirigiye niko abanyarwanda bavuze yitonze ikamishashe. Byaba byiza utegereje ibyawe byanyabyo by'ukuri kandi bikwizaniye. Ikindi washegeye ushaka apana kujya kwitera mu by'abandi byananiranye. Ibyo bintu ni imibare mibi Imana ntago biri civilize. Ubwo inama yawe nuko imeze. Inama yanjye nuko imeze. Nge nta nubwo ngiye mfite na couple yanjye mbona itameze neza nkakubona utangiye kwicaracaza aho ngaho utangiye kwizanisha ibintu byo gukina kanjege. Api kabisa. Kanjenje ni gute? No kwiseriva umuntu w'abandi. Zira kanjenje nyine nanjye nkazana kanjegeri siripa gasi na kiniki byose tukakina iyo mikino nago ngiye mbikunda. Niba uzi ko mfite umuntu wanjye genda gake. Ipoweri. Genda uceshe kwa mire hariya ejo ninza ndi kukurira ni kukubwira TV na IV ubone gufatirana byibuzaho ariko reka kuza ngo uri kubona ibintu bitameze neza ngo ugiye kwiteramo. Nko kubona imodoka iri kugenda yahoreye ngo ugiye kuyiparamira gusa igeze imbere gakora impanuka cyangwa ikafata feruga cyangwa igafata feruka yitukuka amenye niwe waba wiyishe. Giho karame aka kantu ansubiza uko byumva ari ukugira ngo urumva umugabo wawe guce inyuma n'umuvandimwe wawe na murumuna wawe cyangwa mukuru wawe no kugira ngo aguce inyuma n'undi mukobwa wo hanze wahitamo iki? Reka guca inyuma ni ibintu abahungu mufata nk'ibintu biri normal. Mwebwe si twese sha utanaca inyuma ahubwo umukobwa mukundana ubu ufite umeze nk'umuntu ufite ikibazo kubera ko abagabo n'ubundi muri kamere yanyu uko mukozwe murabizi. Njye nta nubwo ndi umuntu wabirenganyiriza umuntu ariko kugira ngo njye unshi inyuma ku muvandimwe wanjye wanca inyuma niyo yaba ari best friend wanjye cyangwa ari undi muntu ngewe ntazi nishake mbe muzi yego ariko ntujye muri famille yanjye kuko famille yawe nagasuzuguro karenze ariko ku best friend n'ubundi ubwo ubusanzwe ubikora ariko ku mufamiliye wanjye sha ubu nsuzuguye Jyewe n'umugabo wanjye ukanca inyuma ku muntu tuvukana cyangwa muri famille. Sha ibyo bintu nibyo bintu bitazigera bimba mu mutwe. Ariko kufata wanca inyuma n'undi muntu. Yego. Akoze utambeshye. Ubundi Giho aguciye inyuma ubundi wabigenza ute ku mufamiliye wakora iki? Nta kintu nakora ka même. Wamubabarira? Yes, nakubabarira ariko ikintu ubu nkizemo ubu zakicuza nawe. Kuko kunshi inyuma ku mufamiliye wanjye ntago byadutandukanye. Niba buri umukunzi wanjye bisanzwe. Ahubwo ibindi wakora nyuma n'uburyo wa reactinga nyuma ibyo bintu wakoze. Uburyo ki twakomeza kubanamo. Hari umuntu kuguca inyuma akanakuba yego aba yakubahutse ariko byibuza akagusaba imbabazi agaca bugufi akakwereka ko byibuza ibintu yakoze ntago azabyongera akakubeshya nyine n'ubundi dukunda abantu batubeshya akakubeshya cyangwa se ndakakubwiza ukuri ariko uburyo ki twaba tugiye kubanamo nyuma yo kunca inyuma nibyo byampereza icyo ngomba gukora niba ngomba kukubabara cyangwa tugomba gutandukana ariko ntago byadutandukanya ka même ntacyo byakwica kuri couple yawe sha nta kintu ngiye na kimwe isubwo abumufashe neza niba umugabo nyine wa oya sha yo ibyo nibyo bintu byo nyine nashaka gutekerezaho muri ubu buzima ngiye niyo ngiye gukundana n'umuntu cyangwa mu bantu twakundanye barabizi ibintu byo kunca inyuma nabikubwira mbere cyakoza ningufata uzabikore singufate umufashe wakora iki hacu wambaye oya ntago njya ndwana singira amahane ngewe ukundeba ukuntu amahane ngira ndi umuntu witonda wiyubahira n'abagabo nge ndanabatinya ariko ngufashe twaganira turi no gusekana nubwo ngiye narira bambi wapi
twaganira ngakubaza nise ubyibuze wumvaga bimeze neza wambwira ngo bya bimeze neza ubuzima bukendereye kamubabarira kubera iki wasabye imbabazi ariko wafunze umutwe nanjye ndakureka ariko wasabye imbabazi ubuzima burakomeza none se byaba ari bwa mbere ubikoze nubundi ubusanzwe kaba ari umuco nubundi nuko mba ngufashe iyi njuro ntagufashe se uri umuntu umufashe nibwo ubundi nawe witumwereka ko wamufashe ariko nubundi bari ibintu bisanzwe abasanzwe abikora ntago bari ubwa mbere abikoze ariko uramubabarira abantu hari igihe namubabara akahita bizinukwa akavuga ati sinzongera umukobwa bita Aisha yigeze kuvuga ngo abahungu byari mu rwenya rwinshi ku kiganiro akoze kwa Irene aravuga ati hari abasore b'amagweje ati kandi barahari baruzuye turatugweje si mbese bigaragara ko hari abapinga kandi ntacyo bavugana wowe nk'uwo muntu waguciye inyuma cyangwa se abo basore badafatika ubita iki kambanze nisegure okay banze mvuge ku ruhande rwanjye ngiye muri kamere yanjye nubaha igitsina gabo cyane ku buryo kinashobora no gufata n'umuntu ngo mugeranye n'inyamaswa kandi ari umuntu w'umugabo seko de Ben yitwa Taiga we nibyo yiyise kubera izina ry'ubuhanzi tonalite ngo nawe uzi tonalite KS ndaza kuyikubwira twikomereze ntungira ibyo bintu Ben yitwa Taiga n'abandi gusa njyewe nda nuko kenshi ngendera kuri Bibiliya icyo Bibiliya bivuga ku bagabo abagabo ni abantu bari hejuru cyane niba umugabo ashobora gufata igihugu akakiyobora kirimo abantu amamiliyoni Imana igafata ikare yo ubwayo igafata igatekereza ikavuga ngo nkwiye kure mu muntu ikare mu mugabo ikongera ikagaruka no mu byanditswe umugabo akitwa umutwe w'umuryango ntabwo nshobora gufata umuntu w'umugabo ngo mwite umurizo umwite something ibintu nyine bidashinga ako amwita intare no hari umuryango wa Yuda reka gatoya aho ngaho naho ugiye mu bindi bintu ariko kuri njyewe ntabwo nshobora gufata like umusore wese mu buzima bwanjye afite ikintu asobanuye sinshobora no gufata umuntu w'umusore ngo nta kintu avuze kuri njyewe ngo ni umuntu uri hasi kuko umuntu ubona naba aka kanya ejo arahinduka abakobwa tujya twibeshya ko ubuzima tubona aka kanya tuvuge nk'urugero niba uruhu rwanjye nta gihe kirimo sibyo aka kanya ndi kwibona nkareba muri miruwari nkavuga okay ndahaze nariye neza wenda agafi cyangwa agakoko ndaryoshye meze neza ariko ejo ntabwo ariko bizaba bimeze ubuzima bw'abakobwa bumeze nk'amawuwa ibyo ntabwo tujya tubitekerezaho ejo bundi kimwe n'ubuzima bw'abantu bose ntihazagira umuntu ukwereka ko uri hasi wari hejuru ubuzima ni gatebe gatoki uyu munsi biba bimeze neza ejo bigahinduka rero umuntu ushobora gufata umuntu akamugereranya n'ikindi kintu cyangwa akamwita noneho umugabo akamwita ikintu nyine kiri aho ngaho kidashinga agomba numva ari ibintu byiza byagakwiye kwitwa ko ari ikintu kibi ku mwari w'u Rwanda ariko kuri Aisha we yabivuze like nk'umuntu uri kujokinga binatewe n'umubajije n'ibyo baganiragaho binaterwa n'abo yahuye nabo niba yarahuye n'abantu bameze nko kuri yabivuze ntabwo twamublaminga buriya uko witwaye nibyo bikugenera abantu ugomba guhura nabo ushatse kuvuga ko Aisha yitwaraga ibyo ndi kukubwira nizere ko uri kubyumva cyane nk'umunyamakuru oya niba we yarabivuze gutyo bivuga ko we yitwaraga nabi kugira ahure nabo bamukoresha ahubwo bivuze ko neza ntabwo nshobora kuvuga ngo nahuye na tonalite cyangwa se wenda nahuye n'undi muntu uko nahuye na tonalite nkamubona uko yanyiyeretse ejo niko nzabwira undi muntu utwaye nkamubwira ati njye nahuye na tonalite ameze gutya nigweje tonalite twarahuye mbona ni umuhungu uri pose ubwo niko nabonye tonalite niko ndi kumubwira abandi kuko twarahuye ntabwo nzajya kuvuga tonalite uko atari kandi narahuye nawe nkabona uko ari Aisha rero nawe yavuze abo yahuye nabo uko bari bameze nuko bimeze murakoze ni ukuvuga ngo uko akubaniye niko umufata ni no kumuranga mu bandi yego niko umuranga mu bandi ubwo rero nimba Aisha yarahuye n'amagweja ayo yita amagweja ku giti cye njye nta muntu nshobora kumininga umugabo noneho ngo mumindinge mu kindi kintu umugabo kuri njye ahora ari umugabo nta nubwo azigera ahinduka ikindi kintu kuko urugero rwa mbere ndukura kuri papa wanjye kuko ni umuntu w'umugabo kuko ntabwo nshobora gufata igitsina gabo ngo nyigire ikindi kintu
igitsina gabo ni abantu bari hejuru cyane kure ariko cyane bikundira abagabo giho kandi mba mbibona njyewe nkunda abagabo ndanabubaha ariko nkanabatinya ibyo bintu bitatu nkunda abagabo nkabubaha nkanabatinya indirimbo ya Masambuzi ni imwe Masamba Intore ariko nk'ubu igisimba kinini kandi kitaryana niko karame indirimbo ya Masamba ukunda niyo ayita Rwagihuta rwose urayikunda ndayikunda pe ririmba aho twumve giho mbabarira ariko nta jwi mfite ubwo urumva ndi umuntu wo kuririmba giho kandi ngende wa murusha muri korali iyi naririmbye cyane ndi umukristo rega ya nibutse ko ari na karaoke nigeze kukubonamo uririmba kubi ndirimbira ko ako karimbo twumve wamba bariye kweli urumva naje nanyweye ka Spice ngo kagorore hano mu mihogo niyo mpamvu ariko nta gishwi ryawe nzaririmba ubutaha ukuntu usa niyo waba wasaraye waririmba sha utamera nk'aba bantu ngende nk'aho umuntu ushaka kujya kurimbira ibwami ari kuririmbira umutobe bakamuhereza ibishishwa by'imineke igijwi ryanjye rwose ntago ndarikemanga okay nahoze nibaza ko ndibuze kukakubaza aho sinagenda ntanakakubajije nubundi reka dusoze ku by'abagabo twigire muri film yego umugabo aje kugutereta urumva ari umuntu wawe cyane nawe ukabijyamo ariko utazi ko ari divorce afite nk'abana nka 4 yarabaye no mu rugo nk'imyaka 20 wowe ukajya ubona umugabo w'igikwerere wa fresh akakagupropose urugo n'ibiki ukazasanga ibyo bintu arabifite ahubwo asubira no kwa madamu we rimwe na rimwe ajya yisayidira wabigenza ute siko umutima wisunjya kubera iki akiyo ni filime wabonye oya si filime ni ubuzima busanzwe umwana w'umukobwa nkawe nturabyara nturakundana cyane wenda n'abagabo 5 ntimuranakundana ibyo bintu bikakubaho mana nyagasani we nkakundana n'umupapa uri divorce ntabizi ariko kari umudivorce kabimenya yashize nk'amezi 6 mu divorceanya nako mu fiancanya yara divorceje ariko yego oya atari bira byo mu mpapuro yarasize umugore mu cyaro agifite isezerano n'umugore yego kandi nawe ukabubirimo muri tayari no kubana ariko nanjye naba ntarashishoje kuko muri kino gihe ku myaka twe tuba dufite ntago aba ari imyaka yo kwita nyine like uhubukira umuntu nyine gutyo nkuko nabivuze niba ndi umuntu uteganya kwita like gushinga urugo ntabwo nzifata ngo umuntu agere ku rwego rwo kumpropoza ntaramumenya yego ushobora kuzana idufata wa mwanya kujya mu bintu by'inkundo cyane ariko byibuze nkakumenya ariko hari abantu bihisha koko ibyo byo bibaho cyane yego ariko nsanze yari afite umugore n'abana yego yarangije kumpropoza atanabemera ariko avuga ko nyine atabakeneye ari wakeneye ariko ngasanga yari abafite yarampropoje afite umugore n'abana ashaka ko tubana umuntu ushobora kwihakana umuryango we udashobora kuba ari kumwe n'umuryango we gute ngiye nzamwizera ubundi kazambera umuntu nanjye tukubaka umuryango nanyihakane mana nyagasani we kuri njyewe nanakibimenya uwo munsi nimero yawe sinzano nayijugunye uretse kuyisiba ubanza nagenda no ku mubumbe wundi w'isi nkabwa ati iyi nimero muyikuremo ni namamagara yumva ko naba kuri uyu mubumbe aguze indi sim card nshyashya ntago ubushuti bwanjye nawe bwakomeza uretse n'ubushuti uretse no kuba twaba turi gukundana umubano wanjye nawe warangiriraho kuko ntago nekereza ko niba kuko uri umugabo nkuko nabivuze umugabo ni umutwe w'umuryango ukaba warateranye umuryango wawe ahubwo ngewe uzaba unjeho wumva ko nge nzagufata gute nyuma yo guterana umuryango wawe agakwiye kwitaho ntago ndi umukobwa utekereza yuko na profit uwo mugabo kugira ngo mugire uwanjye ahubwo ndi umukobwa ushobora kukureka kugira ngo wowe usange nanakucaza nkakugira inama nkakubwira ati ntago uriya muryango wataye uragukeneye kuko agahinda aba bana baba bafite n'umugore ayo marira ntago nayifuza mu buzima bwanjye uwo ni njye murakoze uwo ni igihozo arakubwiye cyane yewe ninde muntu waguhemukiye mu buzima kuva nta muntu n'umwe uramemukira muri ubu buzima ninde wakugiriye neza njya nshimira cyane ashimira umuhungu twakundanye yatumye ndi uwundi w'aka kanya hari ryari ni vuba ni iminsi ishize
oya mu myaka ishize nk'ibiri hafi aho nk'ibiri ntabwo irenga ariko oya irarenga ahubwo 5 nk'itanu ishize ni wowe watumye uba gihoza uyu munsi oya yangize uwondi w'akakanya nyine wa mukobwa ufite intekerezo ziri big narakuze naguka mu mutwe mbuwondi w'akakanya wa mukobwa udashobora nyine kunshishamo ijisho bira mupango ngo upfe kugira gutya na gutya niwe mwirirwa musuzugurisha abana b'abakobwa ngo ndagushyurira inzu ngo ndagukorera ibi ngo ndagira gutya abase nta musore wagukanga aramutse aje se akayishyura ubundi wamugira ute ubwo ni uburenganzira bwawe kuyishyura ariko ntabwo nagushyiraho pressure ngo uyishyure ayo mafaranga nayo uri gushora nta nubwo nakugiriye impuhwe ngo ureke kuyashora ni wowe uri kuyashora ni wowe uri kuyishorera nakuretse ase ubwo musore yakwigishije ate nta n'umwana yaguhaye oya ntabwo nari ndi umuntu wo gufata abana kuko nanjye nari nyiri umwana neze kuki wakundanye uri umwana urukundo ntabwo rugira imyaka murakoze muri primaire warakundanaga nabwo oya barankundaga ukabasubiza iki ntabwo njye ntabwo nzi ibyo ari byo nabonaga abantu bankunda nka umuntu akaza akambwira ngo ndagukunda cyakoze shana yagize abantu benshi bankunze inchwi benshi pe bakanarwana disi waje kwisanga mu rukundo bwa mbere ryari ni vuba ni vuba pe nejo bundi ntugiye ngo ni na kandi nibwo nasobanukiwe urukundo mwese ashobora kuba ari boyfriend yari boyfriend si bisobanuye inshuti yawe y'umuhungu oya ntabwo ari ibyo si inshuti yawe y'umuhungu ntabwo biba bisobanuye ko mukundana murakoze hari ibyo ubumuhisha oya ahubwo hari urwego uba utarageraho ubu ntabwo rega ndakunda nasobanukiwe urukundo icyo ari cyo ariko ntabwo ndakunda wabisobanukiwe ryari igihe natangire gusoma Bibiliya nibwo nasobanura urukundo rw'ukuri urukundo rwa mbere ni urwo Yesu yadukunze igihe atangire gusoma ngira ngo nugusomana ariko oya gusoma Bibiliya nibwo nasobanukiwe urukundo rw'ukuri ruhereye ku rwo Yesu yadukunze yakunze abari mwiza ibintu bya filme rero byaje gute winjiye muri filme gute uvuye mu competition ya Miss Independent urangije wisanga muri filme rega wakinanye na Makaca hase mu Rano ariko niko oya Makaca ntabwo yakundanye na Nyamba siba barakundanye ryari umuntu ngenzi Makaca yakundanye nawe ni ganyumvira umuntu yakundanye nawe ninde umuntu nzi bakundanye ni DJ Cyusa niyo muntu nzi bakundanye na Makaca pe oya Makaca yatanyibwirira giho sha filime rero nazitangiye 2020 n'ubundi natangiye nkora kwa Makaca ako tangira kabisa none se nta kuntu twasoza ikiganiro tugataha ngira ngo wakicara gutyo ngira ngo ni nacyo kintu ahubwo twe tugiye kuganiraho kugira abantu banamenye Makaca wavuga ko ari wakuzanye muri sinema kutari gupfa umenyekanye oya ntago Makaca ari wanzanye kuko Makaca nubwo twari tuziranye ngiye nayinziranye na Muhire Johnson kandi imbere ya Muhire Johnson nayinziranye na Emi Nyawe mbere ya Emi Nyawe nayinziranye na Kamaro Kamaro we tuziranye akiri umupaparazi za 2017 18 kunyarwanda ari umupaparazi wo mu mihanda ngirwa yiruka nibwo tuziranye urumva ari abantu bose connection ari nyifite kandi koko filime mwakinaga muri Mbaya harimo Muhire Johnson harimo Kamaro kandi Kamaro tuziranye zamani urumva tuziranye kera hari hashize nk'imyaka 3 Kamaro tuziranye urumva ariko ntago kubera ngiye ubuzima nari niberamo ntago twajyaga duhura cyane ngo nyine ngo umenye gusa nabonaga iyo filime iri guhitinga muri covid yego ndibuka haranigize kuba supervisor niho nahuriye na Muhire yego Johnson ndavuga sha ibintu bya sinema rero ndabikunda abarambwiye ubyiyumvamo se ndamwani cyane kuko ngewe cyane no muri primaire nakinaga amatheatre nakinaga boro by'ibinamico nabaga ndi mu tuntu tw'utudrama nyine arambwira ati wabishobora ndamwani cyane arambwira ati kandi shamba mbona uzi no kuvuga wowe wabishobora ndamwani ngiye mbyiyumvamo sana ambwa okay umunsi umwe nimbona amahirwe nzakubwira umunsi umwe rero aramamagara ari muri covid icyo gihe nakoraga
nakoraga Nyarutarama ku Gishushu niho nakoraga aba arampamagaye arambwira ati byakunda kuboneka mu minota 30 ibintu nari ndimo nano nariyeranjeje kandi hari muri covid nariyeranjeje ko icyo gihe ahantu nakoraga twe twemerewe kugenda nariyeranjeje bishoboka byose njya kubareba ahantu bari bamereza role mpita nyikubita fresh ahita ambwira ati undi se kera hose undi wari uri mu biki urumva so ndakora kuva munsi undi munsi kurikiyeho mpita nangira ninjira muri sinema kubera Johnson niwe wampaye amahirwe bwa mbere arambwira ati ngwino ujye kuri kamera turebe ko ibintu bishoboye ni wari direct icyo gihe oya Johnson nawe yari umukinnyi ahubwo director yari Makaca muri Mbaye iyi muri Mbaye kuko yari nyirayo anayi directing yari umwanditsi anayi directing urumva rero icyo gihe nta nubwo Makaca twize tunavugana twarakinnye ndagenda undi munsi ukurikiyeho ndongera ndagaruka dutangira gutyo tumenyana gutyo yego ntabwo yigeze gutereta hoya wapi nta nubwo Makaca ahubwo yangiraga inama Makaca yarambwiraga urumva hari ibisore byajyaga biza kuri setanu twabaga turi ngo kari akana Makaca akangira inama akambwira ati rero wa mwana we arubiza abakobwa babagamo hariya njye narangizaga gukora mpita ngenda n'abantu bahanzi bambonaga ndi kuri donc benshi bambonaga muri filime yasohotse nta muntu ajyaga mbona kuri la set namaraga gukina mpita nta tuva ndi mu gipangu netaga nta kuko ibintu by'amayoga amatabi n'ibiki biriya bintu byose banywaga urumva ntago ndabaga ndaho hantu nyine amayoga n'amatabi ariyo n'ubundi bajya bavuga ko abasitari benshi abakinnyi b'amafilme abaririmbyi ngo ntago biba ari gusa shasi nirwa mbibona sabo basanga mama ngo amatabi y'imogi n'ibiki ntago biba byoroshye gusa n'uwo muntu watumye ninjira muri sinema hari akavideo nigeze kubona gihoza ari kurya iminwa umuntu w'umupapa barakanyeje batuye umuntu ntimuziranye ntiturazi wewe ndi kurya iminwa se muri gusomana nibwo nari mbonye deep kisses ziri muri filime nyarwanda bari filime ngahore ngo deep izo ni zejo bundi iyo filime ni ejo bundi uri kuvuga nyibwira kuri ako kavideo ni Mi Amor ni filime yitwa Mi Amor yande yo kwa Patino shayi filime ndayikunda pe uracyayikinamo we yararangiye twarayisoje akagenda gihozo uzi gusomana oya nago ariko se inshuti yanjye nago rubiya bibona nago byari ariko uyu muntu ari kumbangamira koko uri kumva uri kumva wenda reka nkubwire ukuntu ibintu byari bimeze twe turi muri shooting bisanzwe kubera ko turi gukina ngende gutekereza nyine twakundanye n'uwo muntu nari ndi gutekereza kandi iyo umuntu atekereza nyine hari muri filime hari ibintu rega batabereka n'ibyo babereka si mubizi se ibintu mubona byose ntago ari ibyanyabyo ntago byari ibyanyabyo rero nise baragufashe baguhuza n'uriya muntu umusoma nise filime zo nago ugire amafilime yo hanze ukuntu abameze nago iyo bintu bari ibyanyabyo turashaka ari ibyanyabyo biri wenda bashobora kutaryamana byanyabyo ariko gusomana barasoma nabyo nago ari ibintu byose mubona nago ari ibyanyabyo ese giho kara karore bakaguha wundi wumvise umuzo nago yari rore yo gusomana ahubwo reko kundi ujya muri mood n'umuntu none ngene namushyize muri mood ariko urumva nimba utangiye gukina n'umuntu hari ibintu byo biba muri sinema ukuri gukinana n'umuntu ukagenda umwiyumvanamo mukururana no mwagera kuri role y'ibyo bintu byo gukururana urumva umujama nawe ndi gutekereza noneho ukuntu utekereza nyine usomana n'umuntu oya nubwo byari biri muri script ahubwo ni ibintu byabaye par accident urumva natangiye kumusebya donc uko kundi ushaka nko kujya ku ruhande rw'umuntu ushaka nko kumusoma hano kuitama ugatindayo nyine bikajya muri Laurent ugashiduka iminwa yafatanye no naragenda tinda abantu babambaye imibiri naragenda atinda njye numva ko turi gukina ngarutse mu gihe mpindukiye iminwe birahuye par accident ariko nabwo byahuye gutya nyine ngukuno ukunyine nuko byagenze ntago byari biri muri script abantu benshi bagushinja ariko kiragiye kuzi gusomana burya impamvu nuko bafashe ka kaboro ko kwitugaruka bagahita bafatira ko ngako
ariko ntabwo iminwa yakoranyeho kwa kundi ngo umuntu akozeho ngo wapi nuko niko byagenze bita biva mu nzira gihe ushobora kuba udasanzwe ndi umuntu usanzwe kandi woroheje sinema rero ni urwo rugendo kugezana n'ubu ngubu ndacyazikora masemo nk'imyaka ingahe urumva kuva 2020 kugeza ubu igiye kubitana igiye kubitana uyu mwaka riga warangiye warangiye ubu ngubu nabonye uzagera ari wo mwaka ugiye kugira amezi makeya urihuse byatanga urihuse pe ubayemo ibintu byinshi kandi bigenda vuba kandi ntabwo uyu mwaka ibintu byabayemo tuzabyibagirwa ugereranyije nka Gihozo watsindiye ikamba wakinnye amafilme urakundana byinshi cyane ubona n'umunyamakuru nkagira gute ego achievements washakaga cyangwa se ibyo washakaga kugeraho ku isi kwijana umaze kujya kuri 70 kwijana ibintu washakaga kugeraho njye ntabwo mfite inzozi nyinshi mfite inzozi zigera muri 3 zanditse muri izo nzozi rero zanjye nakabije inzozi zimwe izindi ebyiri ndacyazitekerezaho ndacyari no kuzirwanirira kugira ngo ndebe ko byibuze nazigeraho imwe yo ndayizi ubwo ebyiri zisigaye ibyo byose harimo umugabo tu umugabo niwe wanyu na famille urumva wabonye umugabo famille iba like ni nkaho urimo kuyisatira umugabo yabonetse Imana ikabahereza urubyaro ntabwo abantu bose bafite abagabo rega babona bubaka umuryango yego ese Giho nk'ubu ngubu umusore aje kugutereta wenda arakubeshya ni na ka credit ifitiye nyuma y'amezi 6 mubana umwaka murakennye kandi nawe uri umusherisheri nawe uzi gushakisha wabigenza ute wakurikiza gahunda ya ndongora nitunge wabigira ute kubera wumva wambaza ibintu by'amahurizo niko twabanye twese turabashesheri yego tugezemo hagati turakennye oya cyane cyane kuri we uwo yakennye oya we yakennye nari kuko ngewe no mu rukundo nago umuhungu ari umukene nago nareka kumukunda murakoze yakennye nta kibazo nakomeza ngahiga tugasha gahunda ndongora nitunge ku bakobwa nta kibazo ariko nanone bitera ipfunwe ku musore bakurongoye kwitunga kuko nawe ntago aba yumva ko ari umugabo wuzuye imeze neza kimwe n'abasore bakundana n'abakobwa bafite amafaranga abakobwa barusha amafaranga abasore umusore ntago aba yumva nyine ari umutwe aba yumva ameze nk'aho ari umurizo biba byiza iyo umuhungu arusha umukobwa nyine ingufu nimba umugabo ari umutwe w'umuryango atari umurizo tekereza nawe kuba umugore ari umutwe ukaba uri n'igihimba ukaba uri ntabwo biba bisa neza ariko ntabwo bibujijwe ko washaka umukobwa ufite amafaranga hari igihe byagufasha nawe ugatera imbere uri umusore ariko ngewe unshatse tugakena ntabwo nagusuzugura ntabwo nakugira umurizo wamutunga ni ukuri twabana mu buzima nanjye ndi gucamo nawe uri gucamo tukabana kimwe nuko nanjye nshobora kubana nkakina bwa bushobozi nawe mfite nkakina ukantunga uri umugabo njye nta kibazo kuri ngewe ariko ndabizi ko bitera ipfunwe abahungu ntabwo aba ari tayari mu rugo rwe ashobora no kwiyahura dusoreze kuri aka kantu rero hari abasore bari hano hanze bari gukora gym nyinshi cyane bagomba gukora igituza n'akaboko n'iki triceps kabibyimbye kugira ngo diaspora ibashake cyangwa se Gihozo wihigiye ikofi yubakiye inzu uzayituzemo icyo kibogari icyo gishinzwe nta kindi ari ukugufasha mu buzima bujyanye n'uburiri cyaza reka ngo banze cyakoze uri umunyamakuru pe diaspora yacu kucyumva babaza ibibazo biri kuri inosi reka ngubwize ukuri sibyo afapasi nabwo narabivuze kuba wumva ko uri umusore utegereje umukobwa cyangwa se amafaranga ava mu mugore reka mbanze nkubwire ngo ubuzima bwawe urimo kubushyira ahantu habi hagasuzuguro kuko niba ndi umukobwa nzi ko nashatse ubuzima bwanjye nkiyubaka ukaba nawe uri umuhungu uri kubaka umubiri kugira ngo wubake ejo hazaza hawe
ukaza ngo ugiye ngo kundongora donc nta nubwo wowe uje kundongora ninjye ugiye kukurongora oya okay tuba tugiye kubana ariko tubanye ese mbona ishusho ya Gihoza arimo arongora umugabo none ari nawe wahashye ese kuki abantu bambona kandi umuntu mwiza kumva nkubwira njyewe ku musore gukora umubiri aho kugira ngo akore ikofi wa musore we teganya ikintu kimwe gusuzugurwa by'indengakamere gufatwa nk'umurizo birenze umurizo w'ihene cyangwa arya nihe nyamaswa igira umurizo muremure harya buri impyisi igira mugufi ariko harya buri ntare ntigira umurizo muremure wenda nk'ishovari ishovari voilà uretse gufatwa nk'umurizo w'ishavari umusore uri gukora umubiri aho gukorera amafaranga umusore uri guteganya ko uzashakwa n'abadiaspora ngo baguhereze amafaranga abadiaspora kazi ngo baguhereze amafaranga ko wakoze umubiri itegure gufatwa nk'umurizo w'ishavari ntabwo uzigera wubahwa n'iri na rimwe kuko uwo mukobwa nawe nta kindi kintu azaba agukeneyeho icyo yakubonyeho ni icyo ufite n'uwo mubiri wonyine tekereza ejo nunanuka nusaza azahita ajya muri twa dusore tundi uzahora urimo guhangayika uzaba ugiye kwiteza ibibazo ntuzigere uba umutwe ntuzigere uba igihimba uzahora uri umurizo kuri uwo mukobwa nshuti zanjye muharaniye kuba imitwe mureke kuba imirizo